abakunzi bacu mwongeye kwirirwa umunsi amakuru yo bavuga muri siporo amakuru menshi cyane aho twamenyeshaga ko hari abakinnyi Rayon Sports ishaka kongeramo babiri b'abanyarwanda mu myanya ibiri ifite aribo bikavuga ko bashaka kongeramo umukunzi Yannick na Faustin Usengimana kandi tukaba tubabwira ko kuwa gatandatu Rayon Sports izakina umukino izahuramo na Al Hilal yo muri Sudani bakaba bakina kuri Stade Amahoro saa 12 ikipe ya Rayon Sports niyo yari kwakira umukino ariko iza kuvuga ko itizeye abafana bayo biba ngombwa ko abafana ari ikipe ariyo isaba ko yazakira umukino Rayon Sports ikazakira muri Oto. Ubwo rero byaremejwe umukino uzaba ku gatandatu saa 12. Ibindi andi makuru avuzwemo n'abakinnyi Rayon Sports ishobora kwirukana aho bavuga ko ishobora kwirukana umukinnyi Abedi kuko ameze nk'utashaka gukora imyitozo kandi ku munsi w'ejo umukinnyi Gishweka Kwizera Olivier yagarutse mu myitozo. Katwumve ayandi makuru. None se ko Karenzi urashaka impaka. Okay, mbwira umuntu utari umuriye wari. Abudararije bine. Turi hano. Uwamubanjije ari bita. Harimo akaboko. Mbwira. Urashaka itarwara rya Abudara. Harimo akaboko. Mbwire kura. Watubwira nk'akaboko utekereza ko katarakariyo kari. Abakinnyi baguze. Abantu baguraga abakinnyi. Abantu baguraga abakinnyi. Equipe president. Emundondogoza. Yari Tadeyo amaze imyaka myinshi ari muri Rayon Sports buriya nubwo ejo yabaye president ariko amaze imyaka myinshi ari muri Rayon. Yabaye vice president igihe Mushimire. Mu ntege nkeze zose no mbaragaza nta muntu ushidikanya kubure yo muri munsi arakubwira muri mitarambwe ubutumwa aza ku kibuga niyo munsi aravuga ngo bagihura nawe yakoranaga nande niyo munsi arakubwira ngo Reyo yakoranaga yacu abakiri bato ibintu biri uyu munsi byahinduka abagifite imbaraga tuzagaruka kuko turahari turayireba turahari tuyirimo mushimire abatwebwe yakoranaga nande mushimire ninde wari umuri hafi mu bitugu uwari umuri hafi wihiriye mu nzu ntadapfundika mva nk'ahantu ubutaniye kwera tambana mu ngamba Karenzi tambana tutava mu ngamba aho mvuye sinjyo hazi aho mvuye ndahazi ariko ubwo icyo navuze uracyumva uhiriye mu nzu ntadapfundika nakubwiza ukuri pe Kazu nibyo Abudara ntacyo arakora arimo aratsindwa ariko bafite excuse kuvuga ngo ni ukwezi kumwe ndimo ndarwana no kuvugurura ibyo nasanze mu by'ukuri equipe kuko uyu munsi nubwo twamunenga ngo Kazu uzi ko tumunenga ngo nawe ngo rakabeya Kazu nubwo tumunenga ngo ngaracyari muto bakinisha abakinnyi bashya batandatu ariko uzi ko uyu munsi ntawe uvuga ngo abo bakinnyi bashya batandatu bari kuvamo akagumamo aba batandatu basanzwe beza uravuga dawo sibyo ko yakinnye amaze umwaka adakina ariko iminota mike yakinnye yarushije Ganijoro wagiyemo agahita atanga igitego bangu Ganijoro ari hasi ye nubwo amaze igihe adakina ariko se Ganijoro wagiyemo bariye bitatu kugira ngo iyo morale yagiyemo gushyiramo icyakane cyangwa yagiye kuko umukinnyi wari usanzwe abanzamo ibintu byose bihita bisobanura impamvu yabanje tubivuga mu kuri kwabyo umukinnyi usanzwe abanzamo haje umushya koko ukomeye kandi nawe arabyakira ugomba kubanzamo ariko uko yamubonye mu kibuga n'ikipe yatsinzwe bitatu nawe uyu muzanye afite morale Magnifique adufashe atuzane video y'abakinnyi bari kwitwa nari muri mood muragira ngo abwize ntabwo ari muri mood kuri iriya derby ko none umuntu amaze kuruhuka ubwenge bumaze gusubira ku murongo ngiye icyo ntekereza kuri iriya derby byagaragaje intege nke za Rayon Sports cyane mu buryo butari ngombwa hari uburyo Rayon Sports yashoboraga no gutsindwa bapanze no mu bundi buryo ariko igatsindwa mu cyubahiro igatsindwa nk'ikipe yahanganye ifite ibisobanuro Rayon Sports ari kureba bakavuga ngo mu bakinnyi bashya baje ni bande baheruka imikino bakwiyadabuta niyo batamenyeranye na bagenzi babo burya Semenyo yaje muri Man City akora imyitozo iminsi leta ajya mu kibuga aho yakinaga amenyeranye n'abakinnyi ba Man City ariko amenyereye ikibuga yakinaga abakinnyi bashya bagomba kujya muri kiriya kibuga ariko twize agataho ngaho twize coach ibyo avuga ariko bihabanye n'ukuri abakinnyi bashya bagomba kujya abakinnyi banye abasanzwe baroroshye n'abakinnyi babyemere abakinnyi bagomba kujya muri kiriya kibuga unyumve neza twemeye mutoza ibyo avuga sibyo ariko ntitwanabitekerezaho cyane umutoza azanye umukinnyi umaze umwaka n'igice abakinnyi bari kujyamo ni yemeje ubuyobozi yuko ari mwiza kurusha usanzwe aho magaze ariko mu kibuga amakosa rero yakoze nabiri gusa ni umuntu bita Tambo
uwo ndemera ko yari kubanza mu kibuga n'umushyiramo ugira ukuramo nyine twumve ko yagomba kubimeza hakavamo tuvuga wenda Yannick Bangara muri defense kugira ngo imibare idapfa y'abanyamahanga rero ntawe coach yabyikiye niho hantu Kode naho yapfiriye Niho hantu Kode naho. umutoza ararwana nahise unyumve umutoza ararwana uko abakiriya be bagomba gukina ese mutekereza ko Dawo yagomba kandi gukinira match abakiriya be uyu mu nimero 3 witwa Dawo mutekereza ko umuntu wari umaze amezi Umwaka bavuga cyane adakina kubera ko atamenyereye n'igice. adaheruka ikibuga kubera ko mutekereza ko agomba gukinira match ntibishoboka Impamvu- ufite impamvu- ganijuru umaze iminsi Wakoze akina imyitozo iminsi naho itatu. byapfiriye Mu ntege nke za umukinnyi Ganijuru. nahise tubyemeye niyo waba ukomeye Yari ute gukina. umaze umwaka n'igice uwo ganijuru niyo buswa arashwa n'umuntu umaze umwaka Ntabwo n'igice Oya, Jewe- oya. jewe- Ahubwo jewe- ya- jewe yasha- aho- yashatse- aho mpagaze. ya- Uko ni uko yakoresheje koci rero ku koci mazina. kubera ko arwana n'abakiriya be ararwana n'uko ababanzamo Kazu, n'abadashoboye twemeranye ko twese kuva iyi sezo yatangira ahantu umuntu wese yabonaga hari ikibazo muri Rayon ni 3 kandi ganijoro yari ahari ariko gikemure turabyemeranya Karenda ajya mu kwa mbere bajya muri Nyine, muri turabyemera ariko umaze umwaka n'igice se ntabwo niwe gihari ariko ntabwo gikemure turabyemera ariko umaze umwaka n'igice noneho wakiriye match y'ubu Ntabwo yarutse bishoboka, ntabwo bishoboka. yakwicara tuvugishije ukuri muri iriya match urebye 3 na 2 za Rayon menace zaturutse mu gutsindwa iriya match bose nta mukinnyi bari ku rwego bose rwiza. barafata Serumogo, Nta mukinnyi wari ku aperi rwego yazamukaga iburyo ikagerayo Bene yazamuka Aziz ibumoso ikagerayo watara yakoze iki ntabwo uri bure Watara icyo atakoze Watara amenashije Rayon Sport cyane gute Watara se Watara se ntiyatsinze yari ari ku ruhande rwa Benazi. watara yatsinze he Watara nta gitego yatsinze Oya, nta gitego yatsinze. yaragoranye. yagoye nde kuko Santere se, kagege yazamukanaga na watara Reka, rero turabyibuka ubu ugiye kuvuga ko Dawo umuntu umaze umwaka n'igice adakina harimo logique yo kumukinisha ku yarusha mukino usanzwe akina muri rero banza Yewe. umukinnyi umaze igihe adakina kabyemere ko ganijuru ari umukiza imvune kabyemere ko agomba kuza mu minota mike Lorenzo, mike jya bagomba aho kuba mpagaze. 15 Aho ya nyuma mpagaze. nibyo Bagomba kuba yari cumi amaze n'itanu igihe ya nyuma. adakina urumva cyangwa 10 ariko uhari uriya aramurusha n'ikimenyimenyi iminota mike bamushyizemo Umurusha kumenya mike n'abakinnyi mike se. bamushyizemo azamurusha amaze kumenyera kumenyera ariko ubu ikibuga. ntacyo umukinnyi umaze Umurusha- amezi 10 nakora imyitozo amenyere ariko kuri ganijuru ganijuru yagiyemo atanga igitego nta morale afite atagitanga yagiyemo yishimye yagiyemo yishimye umva uwakubanjirije amaze umwaka n'igice wamubonye mu kibuga wajya mu ntacyo kibuga ufite akurusha. morale morale se urayikurahe umwaka n'igice umutoza cy'umwaka. yagusuzuguye ni nk'ibi ngibi oya twavuga. nta bya morale niyo Morale, umutoza morale, yagusuzuguye akakubanzirizamo Ganijuru udahagaze nanjye neza sinemera ko morale urayikurahe sinemera ko ari kuri level ya Rayon ariko niba ugomba ariko kumusimbura tegura umukinnyi umubanziriza akwiriye kuba amurusha Kuri Ahubwo Gorilla. Benazi abibona. yari guhabwa iminota yanyu. twumvikane ahubwo yageze Kuri- bene aziz dawo atari iby'umutoza nyine arwanira abakiriya ngo babone umwanya bene aziz dawo yari kuzana umusimbo ndabaza kuri gorira ko morale yari ayifite yari yabanjemo frank ntiyitiraga nk'utembera kubera iki kuva sezi itangiye abantu bavuga ngo 3 hari ikibazo ntabwo buri gihe ntabwo morale aricyo Wabihakanye se? kigira uko Ntabwo gikemurwa twabyemeye ariko umaze umwaka n'igice si igisubizo ufata risike twe rero twabyemeye ufata Reka- risike reka- reka- Rayon Sport, reka turebe urugero nubwo yagize match Kawu reka bahe urugero ariko ndabyemera ko gusimbuza kuzanamo umukinnyi uvuye mu Burundi uri gukina shampiyona uriya mforo umeze neza nubwo yagize iriya match mbi Rikawu. ariko nta muntu wanenga igitekerezo cyo kumukinisha kuko yari amaze icyumweru akora imyitozo avuye muri shampiyona akina Yari anakina aho- Rikawu aho- yari aho- ananiwe. aho- kuri hari gatatu uwabinenga nta kibazo. hari uwabinenga reka nguhe urugero ngo Umaze amezi cumi uyu munsi n'atanu ntabwo bibaho rwose. uyu munsi serumogo imyitozo y'iminsi ibiri serumogo murabibona imikinire ye ntashoboye sibyo ni nko kuvuga ngo uzane umukinnyi umaze umwaka adakina naho habereye amakosa kabange reka dufate kabange serumogo ndabyishe kabange uzanye umukinnyi ukina kabiri urusha kabange ariko umaze umwaka adakina kabange yakwicara umutego naho wabaye rero twe twizeye bene aziz dawo umutoza aravuga ati abakiriya banjye ngomba kubanzamo bangara agomba kubanzamo ganaga agomba kubanzamo murenzi ati sawa ariko umutego naho ngaho Erega n'umutoza uwo ariko- bangara ari ku rwego rubanzamo nyuma y'umukino yarabiregrese Eh? kuvuga ngo ntabwo Ben watekereza Aziz ko abakinnyi amaze umwaka batandatu n'igice. batamenyeranye bakora performance nziza yabashyizemo abisi ko batakora performance nziza umukinnyi uheruka gukina nibura ufite ubona ko afite umubiri ushoboye nese ubu tuvugisha ukuri kwizera ntabwo ari gukora imyitozo uzi impamvu yarasiturecinze agira imitsi kubera ko yajya asiturecinga umubiri umaze igihe kirekire udakora nawe yari amaze amezi 10 amezi menshi 10 Menshi. adakina none si iyo Rayon Sport aho gukinisha umukinnyi aho gukinisha umukinnyi ukuri usimbuka nahisa imitsi igakweduka Nahisa. akarwara Aho ugiye wakinisha kumurika yivu umubiri. sana hari ibyo abatoza bumva bagaseka niba amaze amezi 10 adakina kwizera Olivier Ben Aziz Dawo amaze umwaka n'igice ubundi nka coach yabyuma nka bakasa bo bumva iki Rayon Sport yazanye abakinnyi bakomeye badaheruka gukina ariko se uri kumwe na APR y'abakinnyi bamenyeranye ibyo bikeya ni bike kutabivugaga mbere ya match nta bakinnyi basanzwe bahari
ariko wabonye ntabahari cyetse uvuga ngo barahari abahari barahari mbere ya match mbere ya match kutavuga kuti udakora ikosa mudakora ikosa hari abakinnyi beza mutazana bashya oya ariko sinamenye ko amaze umwaka n'igice yavugaga bose kubera ko sinamenye ko umuzamu sinamenye ko umuzamu nabeshwe amakuru Benazida unamenye ko amaze umwaka adakina match yarangiye oya turi muri mita ntago amakuru yose y'abakinnyi ntago amakuru yose yarazwi imbere y'umukino na waruyazi kazu twemere iyo Rayon Sport yapanzwe gifana Rayon Sport yari hasanzwe itatangaga icyizere niyo mpamvu utirwa gunabaza ngo baheruka gukina ryari uko bameze kose bajyemo baruta bahari urebye details ziriya match tuvugisha ukuri igitego cya mbere urumva igitego cya mbere uburyo cyagiyemo ni ikosa ry'umuzamu yaranyereye birahere kwa Serumogo aho bahinduriye kwa Serumogo bahinduriye kwa Serumogo urumva atanga igitego kitabaho igitego cya kabiri ibintu tujya tubona ku isi ngo urabona ngo yaranyereye umuzamu ariko yananyereye akazi uyu muzamu maze ameze 10 atakina agiye kwirampa agiye gusohoka kwa kise ntabwo atanyerera niba reka amabwiriza ukuri dufashe case study y'abakinnyi uburyo umuntu yamaze igihe kirekire adakina ashobora no kwizigama ngo atavunikira muri iyo match kuko ikosa rito ashobora guhita aho nemeranya nawe muyu vinyinu niba amaze igihe adakina birashoboka ko mu buryo buri professionnel mu bushobozi buke bwa Habimana Yves waramuguze n'umukinnyi wa Rayon Sport niba hari umukinnyi umaze igihe kirekire adakina kinisha Yves igitego cya mbere cyiza cyane umukinnyi mushije no mu minota mike ibitego byagiyemo byose uko ari bine uko ari gukoragoza kose rero yari gutsindwa na APR cyane rwose ariko yari gutsindwa bike bigira ibintu wa defanda yari niba gutsindwa bike ntabwo wa defanda gukinisha umukinnyi kuri derby umukinnyi utozanyije nawe iminsi 2 gusa kandi amaze 15 gifana ibyo turabyemeranyaho ariko nanone tureka kwirengagiza situation twemere ko na mbere impamvu twahaga amahirwe aba bashyashya gukina ko turavuga ngo niba badakina se baguriwe iki kubera ko basanzwe nta wari ubafite ikizi twigira rusange si bose ingereka ngo urugero harabo nemera ko bashoboraga gukina Shimanga tweretse ko ari umukino ugomba Shimanga ko aheruka imikino none se yari afite ikipe ariko aherukaga imikino vuba yisezo yarayikinnye yisezo yarayikinnye yo Shimanga mbere y'umukino 2025 yisezo yarayikinnye iyi turimo yakinnyeho genda vugira uyu Likau yisezo yakinnyeho Likau bamuguza no gukina we sibyo abo nabakinnyi wavuga ngo namushyira mu kibuga agakina niba batamenyeranye n'abandi hari exploit individuel yakora ariko umukinnyi maze 15 10 ntabyo mbere y'umukino njye mu myemerere yanjye mbere y'umukino n'iki cyagwaga amahirwe yikoreye yatsinda kire tubanje gukora match ya gicuti mu myemerere yanjye si hame kwitsinda aperera yirusha ariko so watsinzwe malheureusement batungukiye kuri derby wenda iyo batungukira kuri match zindi ntoye ebyiri bakabanza bagakosora nazo biragoye yabaza mbere nko kuri AS Muhanga bari batsinze umukinnyi umaze umwaka n'igice niyo bari Muhanga biragoye babarira ntunyobye 4-1 na 3-0 ni bimwe ko byari kuba 7 byashoboraga no kurenga 3 urumva 4-1 na 3 ikipe yararushwaga cyane ikipe yatsinzwe 2-0 itsindwa 3-0 ariko hari ikintu muvuga abantu ko hari ikintu muvuga abantu batakurikiranye kandi kizagora Rayon Sport abakinnyi ni kimwe ese ubatoza warabatoza iki sinema Nigeria none se akanya nyine si muri match akaza kuki utajya wihanga none se babwira Eric Sheri ko yibuze Eric Sheri ariko yageze coach umurebera he ariko yageze demi final coach umurebera kuri match ikomeye nyine nicyo gipimo n'umukinnyi ubuze kuri derby nyine abiba birangiye umurebera kuri match ikomeye kazo kuwa gatanu mbere ya match yagiye avuna Bruno Ferri ndakwemera umutoza wa mbere aka kandi iki cyaba gihindutse ndahita namubona kuri match nafashe umwanya wo kumenya abo bakinnyi turababona ikipe itangiye idefanda irangira idefanda none urakina ibiki ubundi urakina iki wazanye plan ye gukira na APR ndabyemera ko utayizi mu minota 15 ntuyizi mu 30 ntuyizi ku buryo igice cya mbere kirangira niyo watere musi y'icyayi ishyushye Ishimwe Pierre yayihoza kangwa Ishimwe Pierre wowe urimo gutoza ibiki uwo mutoza baze kuma telefone ngo abacati ni wowe sema abakinyi ubanzamo ni wowe ariko none twereke n'imitoreze yawe bubyashi intege nacyo kirimo wowe umuntu utoza ibiki uradefanda ntabwo wadefanda urye bene urataka niba kwataka unanirwe gutera mu izamu utoza iki
ibyabaye byarabaye icyo ni ikindi kibazo Rayon ifite bose batakubwira Nta n'igihe cyo barebera kubikosora ariko gihari, Kazu. nacyo kigoye Rayon ifite indi match ikomeye muri weekend nta gihe cyo kubikosora uriya gihari. mutoza Ni ukubikosora mu kibuga. yaba umuswa kugeza ubu yaba umuswa cyangwa akaba n'umuhanga nta cyabidesida pe nta kijye ku bwanjye Ibitego amahirwe byajyaga. menshi nanjye ndayaha ko atazashobora Rayon Sport ngaho re ariko kandi ndacyafitemo ka rezerve amahitamo ye y'abakinnyi ndacyafitemo ka rezerve yashwanye na Asumani ngaho umutoza mushya jewe none se mumoniza reyo izahora muri ibyo birahora Waserera abatoza gusa. birahora abatoza uriya bangahe muri bine sezima bukeyo washwanye n'umwataka wawe uko byamera kose njye sinshaka kubyumva niba ngo ari wakondereje simbizi ese ugira ngo ibi tutumva nta rwasera ziba zihari nta miyigira niba yari mu makipe ibihari nitwe ntitubimenya ubushyamirane hadiri yabaga bufite n'abakinnyi turabimenya be kubera ariko ko bikarangirira he ikipe y'abafana mu kubicubya nyine. ariko se wowe uri umutoza mushya warwanye n'umwataka ngo ntazakina amaci kuri Oya, we ahubwo ikibazo Igihe cyawe. mu cyose. mitoreze ni zero ntudefana Iyo byabikoraga, ntushobora imitoreze kudefana nka kasa ngo urye bine ntibibaho kasa ni umukinnyi wa bisi ni umutoza wa bisi ntushobora kwataka ngo unaniwe gutera mu izamu none icyo ushoboye ni igiki mu gutoza ahubwo none tuvuga ngo n'umutoza ni mushya uvuze ikintu ndibuka tuvuga ngo abakinnyi byabananiye ko ari bashya none se no gutoza nabyo uba mushya mu gutoza approche Bruno Ferri kuri derby yari iyi musobanurire ha mwaki mwarayibonye interview Bruno Ferri samukora tubwira ikintu wabonye kuri Bruno Ferri recap Bruno Approche yari Ferri iyihe Bruno kuri Ferri yari umutoza mushya yari akeneye ku excita abafana kubereka ko hari icyo yakora kuri match ikomeye mu by'ukuri yari akeneye gutsinda iyi match pe kubera ko approche ye ntabwo yadefanze cyane yagerageza gusohora umupira waritse nkakubwira yagerageza gusohora umupira Kazu kandi umupira ukagera ku bakinnyi ba nyawo ariko igihe cyose umukinnyi wa APR yahagaranye n'umukinnyi wa Rayon umupira ukabageraho umukinnyi wa APR yafataga umupira bimworoheye kuko umwe kuri umwe mu mbaraga karite tekinike ntabwo abakinnyi ba Rayon Sport biteguye guhanganira imipira n'abakinnyi ba APR ngo bambaye umupira mpamagaranye nawe ariko nkaba ntacyo nakora twarayibonye kuri ba Sindipo imipira yose yageze kwa Sindipo baramunyuzuraga byari bullying kwari kunyuzura umupira wose wahererezaga Vinyinu ubaho umwaka agatara nawe ukora uburyo bworoshye urumva Yunus rero bati approche ubume y'umutoza n'ubushobozi bw'abakinnyi n'ibintu bitandukanye Kitoga Dawuda akavuga ati ubume tutirutse cyane Clement nta none se kazi yigeze imipira niyo ahora. yabagezeho pe Clement ntakazi yahuye nako Tony Kitoga Yunus ntako Claude na No, Claude na Cindy Paul Jesus. uretse ririya kosa Claude yakoze ry'inkokora Paul ntiyanyuzuwe Manje. Cindy Paul Tony kuri Kitoga Claude baro ku icumi yisanga ahagaze hagati Reka- ya Dawuda Claude na yari ari Sekiganda kuzamura. Basubira muri Mediane. baramunyuzuraga Claude yari ari gukina wing kuri Kitoga 10 na kubera rimwe gutinya azamuka basekigana bamuri imbere yawusubizaga inyuma ku izamu rya approche y'umutoza kwari ugutsinda match murebe nk'iki gitego cya kane nk'iki gitego cya kane ubundi gana ijoro bategure Absolutely embarrassing. Fabrice ahubwo azaba ari we mukinnyi wa kabiri Gana ijoro. kuri gatatu kuki tutareba ibibanza bitatu Oya, kuki tutabanza oya. ibitego bitatu uretse reba kuki tureba icya kane kane ijoro atakaje baro araje mama Okay. dusi niwe muntu wenyine uri hari Gana ijoro bari bamwiciye morale kumva ko umukinnyi maze 15 abanje Icya gatatu. kuri hanze bamwiciye morale icya Reka kane tubanze icya turakireba. gatatu. Icya kane Kuki tujya turakireba ku reka cya turebe kane? na bitatu bya bitatu bya mbere Reka turebe na kuki bitatu twibanda bya ku cya mbere. kane nabyo Ariko twabivuze se gana ijoro aje nta morale twabivuze ikipe yatsinzwe bitatu nakubwiye icya aje mbere. nta morale afite ariko se Karenzi kankubaza njye namwe nibura turabyemeranya ko abakinnyi batakinishijwe kuri iriya match ngo tuvuga babanje hanze n'abakuwe muri match kuki uyu munsi bakubwira ko Tambwe na Bedi bakomerekejwe cyane no gushyirwa ku ruhande kandi bo nibura amaze iminsi bagaragara bakwiriye kubicaza abakinnyi batari ku rwego Bagaheruka gukina ibyo ahubwo. bintu tubyumve. gana ijuru nawe kuba hari umukinnyi umaze amezi 15 adakina agahita aza straight yiboneye muri umumbonizi 11 yiboneye ko arimo gukina straight muri 11 Umutima utamwemeza ngo kamuzana uyu amaze kurya bitatu ngo vayo defendre Defend iki? aza mu kibuga morale yasubiye hasi nta kintu yaguha hari n'ababyanga n'ibyo ashoboye hari ntiyabikora n'abanga gusimburwa Eh, umutwe manzarama aba sinzi n'uwavuze ati genda ntumushyiremo n'ibyo ashoboye ntiyabikora Derby iheruka se ko nta morale yari ihari byagenze bite derby iherukana igisobanuro Hari gitandukanye ikipe yoroshye. derby iheruka hari ikipe yoroshye nta bakinnyi bashya bari bahari hari ikipe yoroshye isanzwe Karemba ngo ariko mubwire. Umunsi yoroshye si iyi ariko ngiyi. noneho hari abakinnyi babwiwe ko bakomeye Muzungu uri muri- babarebye mu kibuga bemera babona ko ikipe yari yoroshye derby iheruka ni none kandi igisobanuro bashaka ko ariyo basubiza derby iheruka nta kuregeza kwarimo ni ikinyuranyo hagati y'ubushobozi bwa APR n'ubwa Rayon nicyo twabonye cy'ubwiza bw'abakinnyi ubwiza bw'abakinnyi ba Rayon n'ubwa APR diferanse yari ibitego bitatu None ubu Ariko wabonye iki? hiyongereyeho uguhuzagurika na selection itariyo bitewe n'iki n'ikinyuranyo cyari gihari hari ikinyuranyo cyari gihari Aha. Ariko n'amahitamo y'umutoza na nayo birimo. procedure iri professionnel yo kongeramo abakinnyi
ntabwo yakurikijwe nta hantu biba ko umukinnyi usanzwe akina nese reka nkubaze baganije bizanye muri reyo erega ibyo turimo bayive bizanye muri reyo no ni abakinnyi reyo yareka ariko turemeranya ko batari ku rwego rwo guhangana na ariko barimo anyway barimo nyine none wafataho risike wo gufata Ganijuru yahanganye wafata risike ku mukinnyi ariko se Ganijuru ku mukinnyi uha amahirwe uvuga uti kubera ko reka nk'urugero Ganijuru ari mu bakinnyi bake bareye uyu munsi bazi gutsinda APR turabyemeranya ku Jean Fidele yarayitsinze yigeze kwitsinda ari mu kibuga Ganijuru ari kuri gatatu uyu mwana wari muri Bugesera uyu Mukejuru ari kuri gatatu ari kuri kabiri yatsinzeho APR kiragiye yitsinze kuri Peace Cup kuri Super Coupe yatsinzeho APR na shampiyona ari igitego cyanjye Ndahimana kuri shampiyona Ganijuru yatsinzeho APR Ganijuru yabazagamo afata barafinda na Ganijuru baraziranye Ganijuru ibubona ko barafinda kuri Ganijuru aravuga ati we kwirirwa yatsinzeho APR ejo bundi hari indi derby nitugira amahirwe ahubwo hari izindi derby aho yavuga reka tuvuge yavuba ni tariki ya mbere basubizemo ikipe yari hasanzwe wabyo nanone nese ubwo nugumana ntabwo bareka wabicaza ntabwo ari bose ariko Karenzi twibigira rusange Karenzi niba utabyumva simbizi Lorenzo yavuze ati mu bakinnyi bashya kuko ibyo muvuga ndumva hari mu bakinnyi bashya bari kwivuguruza muremera ko yari hari bakinnyi bashya ariko mukavuga ngo ntiyari kujya bashya kare ntabwo umupira rimwe guteranyeho kabiri byara gatatu iyo tuvuze ngo abakinnyi bashya si hame bose harimo abaheruka imikino ukurikije uko batweretse Rikau performance ye wajudging ariko ntiwajudginga selection ye kubera ko yaheruka gukina Chimanga nawe iyi sezo iturimo yayikinnyeho je mu myemerere iyo selection ntiwayishima yitwaye neza sibyo ariko nashidikanya mu buryo buri professionnel selection ya Dao Bangara na Yves na Vinyinu na Kwizera none Kwizera ntavunitse nyine bakaba bagiye kumurika kandi ibyo nabishidikanya kabone niyo rero yaba yatsinze nabwo nabishidikanya iyo ni procedure professionnel nuko ngo mu bakinnyi bashya urumva yatsinze twareba kuri performance yabo wari kuririmba murera hano munyongereza amaso yari umunyamakuru w'umupro mu kiganiro nagira amakanya ko kubazamura umunyamakuru mpuzamahanga iriya reyo itsinda nari kugiramo segima ebyiri mu kiganiro cyo kuwa mbere nari kugiramo segima yo kwenjoyinga no koza amaso nkagiramo na segima yo gukritika ibyemezo biri professionnel nawe nari kwigira yari umunyamakuru uri pro njye ntabwo ni bias nta kipe mfana mu Rwanda amakipe yose nyafata kimwe nyatreatinga kimwe ngira ngo ibyo murabizi jewe professionally ntabwo rwose nshyigikiye ko abakinnyi bakina badakora imyitozo batarakina na match bataramenyerana ariko nanone nkemera ko risike bafashe iri worth it yari ikwiye kubera ko abari bahari nta cyizere bampaga nta n'icyizere bahaga umuriro uwo ari we wese ko batsinda APR so vomye gufata risike sibyo ugatsindwa 4-1 urumva cyangwa se ugasubizamo abuzi neza ko bari butsindwe njye nshyigikiye gufata risike kubera ko going forward Rayon Sport nibo expectinga n'ubundi gukinisha match ziri imbere nta kibazo baratsinzwe ariko bashobora kuba hari amasomo bahakuye niba bafite bakanakosora amakosa muri derby ziri imbere bashobora gutanga umusaruro uruta uyu nguyu ariko kuvuga ngo urabona ngo ntabwo byari ngo oya abahari nge simbemera ntabwo bari ku rwego kigaragaza ko selection irimo ikibazo harimo casualties buranga Kwizera yagize ikibazo nta muntu umukozeho stretching fitness faranganye ko yavunitse ubuse match ishize ntago Tambo yavunikiye muri derby akamara ibyumweru 4 hanze none se byatewe nuko nta myitozo imvune ni party ya football ariko twareba n'ikitera kare twareba n'ikitera ntago umukinya azamara amezi 10 nagaruka hamstring irasanzwe bibaho no mukinyi uri fit arayigira turabibona buri none bazawundi utari fit rero kuri bari nijoro yazize ko atari fit yahita navamo bigaba ibindi kipe Rayon Sport kabisa tugiye kubona no tuyinjiramo hari abakinnyi bavugwamo bagiye kuba binjiramo rwose natunguye kuri Rumazi zihari Rumazi none igiye kuba muzehe kwizinda kuranye
bigiye kumanuramo Faustin Usengimana na Yannick Mukunzi. ndavuga ngo aba agents muri ndagukunda aba agents uburyo barwaniramo Modring. uburyo ngo Modring. Nayisa uburyo ngo buri umwe arwanira inyungu ze ku giti cye abakinnyi banjye nazanye abanjye bari basanzwemo ubu ni Ibyo tugiye kubijyaho. tuvugisha Tugiye ukuri kubijyaho. ni gute ekipe yisanga ariko muzi ko Muri- ingamba z'ubwirinzi ngira ngo muzi ko zidahari zidakora Iryo jambo. ibivuzwe byose bivuze ko ariko abakinnyi hari bagiye muri- none se iby'ingamba z'ubwirinzi zivuga byose none se byose ko wavugiye hano ko Yannick ejo azakora imyitozo ubu yayikoze none se ayikora wenyine ko yikora mu ntabwo gitondo navuze ko azakora imyitozo Wavuze. navuze ko ashobora gukoreshwa test watubwiye ngo iki navuze ko ashobora gukoreshwa Ese test umukino uvuye i Burayi watubwiye ko Test cyane. watubwiye ko ari bujye mu Test. nzove navuze ko ashobora kujya mu nzovu agakora test mu nzove se ejo hari ntabwo bikwiye imyitozo ariko ntabwo akwiye gukora test Kubera iki? Kubera iki? Oya. Kubera icyo avuga tesite atayikora? rero nta Yannick. myitozo ifite ariko ayikora Yannick n'uyu Mukunzi. munsi ayikora n'uyu munsi Yannick Ariko Mukunzi watubwiye ese ko ndi ingamba ndi watubwiye- ingamba njye ntabwo ndi ingamba nta makuru ndakubwira uwayaguhaye ari mu ngamba uramuzi se? mu kwitondera ibintu byose bivugwa Mureke tubanze Yabeshya akazu. tubanze dukore amafaranga. Ndabaza. ni ukwitonda hari abantu babereyeho no kuyobya guteza ni mama w'Imana mu nda. ariko Rimwe na rimwe Yannick bikaba agiye muri byo. rero genda bishyigikiye izina kandi nanone izina No, nanone njye izina simbishyigikiye. njye ntabwo mbishyigikiye Simbyemera. ibi ni desemu kwizera narabivuze Kare, kare, nuko nzabisubiramo Faustin Usengimana se? Faustin Usengimana nzabisubiramo Yannick nzabisubiramo bigendera ku mazina barebe ubushobozi bw'umukinnyi Ariko rero hari Aka kanya. ikintu rero ariko se Nahise Yannick mbere unaniwe yo gukina i gukomeza. Burayi ananirwa gukina muri mu rero bakinnyi bakuze ubu nemera bajya muri reyo kuko ndabona akiri muto yakina Inde. inde mugunga yive ntabwo ari umusaza ubona arakina no muri iyi sezo rwose Abonetse. Ajya, ejo twabonye ari muto akina. kuri ari muto kuri Akina mu Bugereki. Mugereki. mugunga ni muto mugunga wabonetse nkurikije anakina arimo no gukina Ari gukina, nkurikije krize y'abataka ihari mugunga rero ingingo yo kuba arimo gukina Eh, Yazi Ari ibyo Lorenzo gukina. iyi yavugaga sezo afite imikino no ngo mu byo rero yazize ni abakinnyi badaheruka gukina ariko uri mu kibuga vuba ni byiza cyane ngewe nari mfite impungenge za mugunga mvuga ngo niba yicaye hano i Kigali nta oya kibazo arakina ariko niba akina aho ari nibo bakinnyi ariko rero hari akantu ngiye nshaka kwigiraho inama aho ibindi kandi mbona ko ari amakuru kuyitera yose ibibazo avuga kare siyo. Rayon Sport hari ikintu igomba gukosora pe iyi message igere kuri Abdara ni byiza iyo uri gushaka umukinnyi ukorana n'abaja sibyo ariko abaja bagomba kumenya imbibi zabo bagomba kumenya Ko ari imipaka, ntarengwa. bagomba kumenya imipaka dukoze business umpaye umukinnyi uzakomeza kugira ijambo ku mukinnyi ku mubano wawe nawe kuko umukinnyi ni boss wawe umukinnyi ni boss wa aja we sibyo aramuhemba muravugana akubwira uko amerewe n'ibindi ariko gerageza gukumira presence y'aba aja muri ekipe kuko aje umwe nakuzanira babiri undi akakuzanira batatu undi akakuzanira bane ukabaha umwanya bakomeza kwisanzura muri ekipe ku myitozo influence umutoza hazamamo intambara y'abaje bazakurusha imbaraga bazakurusha imbaraga ni ukuvuga ngo kumira ni hari aho bande se? batarenga. bimeze bite bibamo cyane hari n'amakuru ahari icyikango ko barimo bahari se ubu ngubu se Rayon Sport ifite abakinnyi ifite harimo aba aja bakomeye bagera muri batatu bafite inyungu ku bakinnyi Aba babo. aja. abakomisiyoneri b'abakinnyi Cyane. singiye kuvuga bari abaje hari ba FIFA. Arno uwo ni uwa Urugero? mbere njye ntabwo ndi buvuge amazina oya narahasanzwe Ubuhinga bahasanzwe nyine uwari muri- kawo harimo aba aja ngo bagera kuri batatu bafite ngo uburenganzira biha uburenganzira bwo kubaza ngo uyu mukinnyi wanjye ku buryo bashobora no kubeshya rwose bakabeshya igihe umukinnyi yarukira gukina umukino kugira ngo influence ajye mu kibuga muri 11 ni ngombwa 11 umwe arazamo arashaka we 11 arazamo baka influence abaje bagera ku biro bya Rayon Sport hari umwagenti wa Richard abaje bagera mu biro bya Rayon Sport umwagenti kandi wa Richard transfer yarangiye Why? hari umwagenti wa Richard ntabwo baba baje kwishyuza uwari se. kagomba kunegosiya uwa Richard ntabwo ari uwa Umukinnyi Abedi barashaka buriya gusohoka nubwo ari abarundi uwa Richard si uwa Abedi Abedi Tambwe nande wundi bahuje nibadakumira bazasanga Na- aba aje bari gupanga na- 11 na Asman Enasman ni Aruno none mu aje Richard afite undi Rikau afite undi kucyo nta nubwo numva biri normal ko umu aje ni nka yagira batanu umu aje yagira access ku Kitoganu bakinnyi wa Hussein bane batanu Bubuni nisubwo ubwo babaye bangahe nuwo ngo buri umwe ararwana nuko umukiriya Umukinnyi we wanjye aboneka muri 11 Akina. kandi ukabona rero yatanze Niko icyuho, kuri. wagira ngo biremewe Kitoga arisanga muri 11 nyamara ntuzi ko Hussein Bubuni nawe arimo guhatana aho ngaho ibintu Richard mu kibuga kandi Abedi wari mu bafana kibaza harimo icyo kintu ngo cy'aba aja Ibyo bari byo gushyira gupezanya kuri- rero. gupezanya ni gute Abedi yisange mu bafana na Tambwe ngo n'abakinnyi basanzwe yego tubyemere
ariko ababiceje ni bande ariko kazu aboroshye ababiceje ni ako bande kantu njyewe kaje kuri attention yanjye abareyo bakumire buri wese avuga ibyo ashaka ku Abareyo bakumire. kipe z'abafana By'abantu benshi buri wese avuga ibyo ashaka ariko mushobora kuba mutazi umutoza witwa Bruno Feri na komite ubwayo ntimushoboye ntimushoboye bayero nkanswe baje hakiri kare bicaye ku meza wamubwira ngo niyi mikino itatu tuvuga Rayon Sport ifite uhaye uburenganzira nyabwo busesuye Romami mukabyaho n'inama ntibigutangaze ko Rayon Sport yanayitsinze naho rero Agatsinda itatu. Romami uyu Romami se ni mutoza oya pe Romami ni mutoza Romame ku buryo yatsinda ari hirana ari mene Romami vision yamunaniye Sport Romami Usa ntabwo ni umuretense. umutoza wo guhagarara shampiyona irambuye wiyimuha ariko izi match nkeya akaza ko nakavuye yaba mwiza kurusha izi Oya, match oya, nkeya oya. agiye gukora iki niyungirize agiye niba gukora iki imbere hari hirari ave umutoza araza gutoza Al Hilal tubabarira araza ahubwo oya ni yatinze Romami nibamuha uburenganzira bukanga 10 uko abishaka ukabyumva Asmani yagaruka none se muzaba mumbwira rezeri icyiza gihari izatandukana n'iya Feruzi nabonye ku mahoro ibyo byashoboka kubera ko Romami atristi we Abdara na komite ye Bagira. bashaka kumwicaza bakajya inama nicyo cyetse niba ari cyo ushaka ariko kuvuga ngo ni umutoza watoza oya nibibaho gutoza rero ntibishoboka None se. umwanya ufite nabi Eh. Roma bisi urwego rwa Rayon reka aha reka ubwo yakumvikana n'abantu mu gihe uvuga ngo by'agateganyo ndabona Feruzi agoranye agoranye rero kamushimira ko n'umuri yasinye Feruzi? 6 Bruno Feri. na Koferi akurikirana na Feruzi ubone navuze ngo bakwiriye kujyana ariko ireba noneho by'agateganyo mu gihe nshaka undi urabona n'ibyo yari cyangwa byabakari hari ibintu bibiri hari ugushaka undi shampiyona itararangira cyangwa se abayigumanye akarangiza sezo asoze sezo tuzashaka undi ariko Roma misi urwego rwa Rayon ariko mu gihe ubona ko ibyo umutoza mukuru akora birutwa na Romami wagumana Romami by'agateganyo kuko uyu mutoza mukuru wa Rayon Sport nawe ubwe ni ikibazo kindi reka mubwire